iki niyo mpamvu turi kumwe na bwana Martin. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Mumeze neza amakuru y'iminsi? Turaho tumeze neza mu buzima busanzwe. Ubudasanzwe. Tumeze neza naho ngaho wari ugezeho muri Rayon Sport. Martin, mu by'ukuri mu gihe twabuze uruhande rwa bodi ntabwo twari kurenga ngo tugire icyo twongeraho tutabajije noneho ku ruhande rwa nkemurampaka. Ibi bintu amabaruwa twe tumaze iminsi tuvuga ngo shampiyona yacu yabaye Mabaruwa League, ariko Rayon Sport nayo umenya yahindutse Mabaruwa League. Muraterana amabaruwa nyamara ariko Mabaruwa team amugari. Muraterana amabaruwa kandi hari uburyo bworoshye bw'uko abantu banicara. Nkamwe mushinzwe gukemura izo mpaka, nimwe duhita dutunga urutoki. Aho akazi mushinzwe ntikabananiye? Oya, iby'iwacu ntabwo ari impaka. Ntabwo iby'iwacu ari impaka, byarenze impaka kubera ko hajemo kwigomeka. Urumva rero kwigomeka bitandukanye n'impaka. Ni bande bigometse? Uravuga ngo amabaruwa. Ngira ngo urashaka kuvuga ku butumire bwa asambure generali idasanzwe yatumiwe n'umukuru w'umuryango wa Rayon Sport. Ejo turongera tubona irindi tangazo. Yego. Erega ntabwo ibyo ngibyo ubundi byakabaye bizamwo n'impaka, kuko amatora yarabaye, imyanzuro y'ayo matora irahari. Ku muntu uwo wese wayikenera, noneho cyane cyane nk'amwe b'abanyamakuru, kugira ngo mushobore kumenya neza ibikubiyemo n'urwego rwatowe n'uruhagarariye. Rero umuryango wa Rayon Sport, asosiyasiyo ya Rayon Sport, umuntu yihagarariye ni Muvunyi Paul. Tadeyo ni umuyobozi usanzwe wa Rayon Sport FC. Hanyuma biri ubona akora mu bikorwa yatangiye tugeze muri roturu, tukimara kujyaho tugeze muri roturu atangira kwigomeka, ari nacyo kimwe mu byatumye dutakaza ibikombe byose. Izo nzira zireba no kuganira, gukemura izo mpaka, twakoze inama nyinshi, ngira ngo zimwe na zimwe nagiye nerekana, cyane cyane nk'utuvidewo twabaga twafashe, umuntu yibwira ko koko abantu baganire kandi bamaze kumvikana. Kadere rero yaje arikiza mu muryango wa Rayon Sport, kuko yaraje arabanzananiza abashinzwe umutungo arawigarurira gukoresha uko yishakiye, akorwa audit igaragaza imikorere yayo. Audit ngira ngo nayo yarasohotse, mushatse mwayibona cyangwa se murayifite. Hanyuma ubwo bwigomeke bwa Tadeyo burakomeza, hari hahamagawe asambure generale idasanzwe kugira ngo twige ibibazo byugarije umuryango wa Rayon Sport, noneho ikipe ya Rayon Sport FC. Harimo ibyemezo yagiye afata binyuranyije n'amategeko, kwirukana abantu nta muntu n'umwe abajije, akabirukana mu buryo bunyuranye n'amategeko, uburyo turi mu bihano turamutse turengeje. Ni nayo mpamvu twashaka kugira ngo duhure dushake ibisubizo mbere y'uko uyu mwaka ushira batari batubaninga. Martin, nakubaza ibibazo nka bibiri. Ikibazo cya mbere, muri Rayon Sport ngira ngo uzi ko inama y'inteko rusange yatorewemo board, igatorerwamo association, igatorerwamo comité executif cyangwa se komite nyobozi, namwe mwese nk'abayobozi mu gice uyoboye cya kanama nkemurampaka. Uzi ko byabaye umwaka ushize mu kwezi kwa 11 bimaze gukorwa, byoherejwe muri RGB kugira ngo ibyemeze, ibasubiza ibabwira ko hari ibyo mugomba gukosoramo, ibaha comments ibyo mugomba gukosora, ari nabyo biri ongoing cyangwa biri gukorwa n'ubu ngubu. Uruhande rwa komite nyobozi twaganiriye nabo hano kuri Radio Rwanda, batubwira ko impamvu bo bemera yuko urwego ruyoboye association ya Rayon Sport ruyobowe na Tadeyo, bo bavuga ko ari uko RGB itigeze yemeza ibyo bintu mwe mwatoye
kuko iyo iza kubyemeza ntiyari kubibasubiza ngo mwongere mugire ibyo mukosoramo. Fasha kumva neza. Uravuga ko urwego ruyobora Rayon Sport ari board ruyobowe na Muvunyi, ariko RGB ikaba itaremeje ayo matora yabaye, ariyo mpamvu mukiri no muri process zo guhindura stati muri gufashwa managere Karangwa. Nta confusion irimo. Fasha abantu kumva neza izi nzego zikorana zite, board ishinzwe iki, association boruwe nande, ese Tadeo we na komite ye bashinzwe iki, imbago zabo nizihe? Tugiremo hagati nk'umuntu ushinzwe gukemura impaka udutandukanyiriza ibyo bintu, anumvikanamo neutralite kubera ko yikemura amakimbirane. urasa n'uwafashe uruhande mfata urwibasira urundi kandi twakuzanya nk'umuntu neutralite. Dufashe kumva ibintu neza bitarimo kuba biased. Murakoze. ndagira ngo mbabwire mu byumve, ntabwo harimo ikibazo cyo kuba nabogama cyangwa se harimo impaka zikwiye kugibwa kuri ibyo bintu. Ibyo bintu nta mpaka zirimo. Ntabwo umuntu yahaguruka ngo azababwire ngo igihe twatorwaga Yego. RGB twarayandikiye iduha ibyo gukosora. Ni ukuvuga ngo ibyo gukosora byaba biri muri ayo mategeko, ntabwo niyo haba harimo ikosa ntabwo ryaba apurike ku rwego. Yego. Ni apurike ku bigomba gukosorwa. Ntabwo rero ibyo bihindukira ngo bize bifate umuntu wari uri mu rwego runaka yatorewe ngo bihite bimuzamura akureho inzego zindi aba ari uhinduka zihagararira. Kuko RGB n'ubwo ishinzwe ibyo ntibinarimo. Yagusaba kugira ibyo uhindura akaba ibyo muriho muhindura, ariko ntabwo bikuraho inzego zatowe. Rero ikibazo Tadeo afite kugira ngo biroroshye buri wese kubibona, ararwana intambara yo gushaka gufata Rayon Sport ngo ayiyobore nka company. Icyoroshye kirimo rero ni ikihe? Urwego Tadeo ayoboye ni urwego ruyoboye Rayon Sport FC, hanyuma Muvunyi akaba ayoboye association umuryango wose wa Rayon Sport. Ibyo nta mpaka bigirwa kuko twarabitoreye, kandi imyanzuro y'iyi Assemblée Générale irahari. Rwose ndabemerera kuba nahita nyibashyikiriza mukafata umwanya wo kuyirebamo kugira ngo ntihazongere no kugira wongera kubabeshya. Yego. Ikibazo rero gihari nicyo ngiye kujyaho. Yego. Kubera yuko twagize umwanya, twagize inama nyinshi, twagize ko umuntu ashaka nk'umuntu umwe ku giti cye kugira ngo tumenye aho ibyo bintu biva. Rero ikibazo kundi giteye. Ikibazo giteye ni ikibazo cy'umugambi munini cyane w'abantu bashaka gusenyera Rayon Sport. Abantu bashaka gusenyera Rayon Sport bagiye bakereye imyiryane buri gihe, bakayikereya n'igihe itari ngombwa. Ubu tuvugana rero baciye mu muntu witwa Tadeo. Reka nicyo nshaka kugira ngo mwereke. Yego. Tadeo yatoranywe n'abantu 5. Ubu tuvugana asigaranye n'umuntu w'umuresista umwe utagira ku izima witwa Prosper. Abandi bose bashinzwe ibirebana n'amafaranga barademisiyoni kubera imikoreshereze y'umutungo wa Rayon Sport mu buryo bunyuranije n'urwego bo bari bashinzwe nk'abashinzwe gukontorora amafaranga. Tadeo yabasimbuje abandi. Hari umugore we yishyiriyeho witwa Liliane, waje ahinduka trésorier, ahinduka na aba ari we urebana n'iby'umutungo, niwe babikorana. Ari nabyo byatumye abari bashinzwe umutungo muri FC bademisiyoni. Twaraye dukoze inama yo kwihagarika. Yasinyweho na Muvunyi Paul Chairman. Twaraye dukoze inama yo kwihagarika. Iyo nama nari nyirimo yarangiye saa 12. Yego. Mwakomeza? Twayihagaritse kubera iki rero? Twayihagaritse tumaze kubona ibyo bintu Tadeo yasohoye byongeye gukwirakwizwa muri za social media, kubera yuko
gusanga gukomeza gushaka kurwana na Tadeyo umuntu uzi neza yuko ibyo akora ntaho bihuriye n'umuryango wa Rayon Sports usanga ari ukumutiza umurindi wo kugira ngo tube twatereye nk'intambara urabona umuntu umaze kwigomeka ku buryo bungana gutyo ashobora kuza agateza akavuyo mu nama yamara kugateza tukaba twinjiye mu mutego baduteze wo guhungabanya umutekano w'igihugu ibyo rero kugira ngo dufate uwo mwanzuro twirinze icyo kintu cyatuma Rayon Sports ibarirwa mu miryango ishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Martin murakoze kudusobanurira neza hari ndagira ngo dufashe nk'umuntu uri muri na komite nanone nyine ikemura impaka hari amasezerano asinywa n'uruhande ruyobowe na Tadeyo ruriya rwa komite nyobozi akaba yagira ingaruka nziza cyangwa mbi kuri Rayon Sports ibyo urabizi nkuko ari umaze kubigarukaho hari abatoza birukanwa bakagaruka bakarega Rayon Sports hari abakinnyi birukanwa bakagaruka bakayirega muri FIFA ugasanga itemerewe kugura abakinnyi mwese nk'abakunzi ba Rayon Sports nk'abayobozi bayirimo bibagarukaho byanze bikunze urabizi ariko kandi ku rundi ruhande nanone bwana Martin urabizi neza ko hari n'andi masezerano asinywa n'urwego rwa board nayo akagaruka kagira ingaruka kuri Rayon Sports byanze bikunze nagwaye ingero ndagira ngo urugero rw'ibyo ngibyo harimo amasezerano ya Airtel nibyo nshaka kumubwira kwizigira kugira ngo adufashe nk'umuntu urimo hagati wakomoje ku masezerano ndagira ngo dufashe abarebe bumve neza Martin aracyadukurikiye neza yego ndabakurikirana cyane murakoze turavuga tuti Tadeyo asinya amasezerano y'abakinnyi kwirukana Jaro kwirukana na Robertinho bigarutse backfiring ikipe ya Rayon Sports birabafekse nk'abakunzi ba Rayon n'abayobozi bayo ku rundi ruhande nabo bakavuga bati Rayon Sports yasinye biciye muri board amasezerano na Airtel mu bintu bya call center ubu Airtel iri kwishyura Rayon Sports iri kwishyuza Rayon Sports miliyoni 2,900,000 Rayon Sports ikora umushinga w'akanyenyeri company yitwa AD Finance yabafashije iri kwishyuza miliyoni 48 z'amanyarwanda urumva zigeze hafi muri miliyoni 50 gutyo ayo ni amasezerano yasinywe na board niba board isinya amasezerano bigateza ibibazo mu kanya komite inyobozi ya Tadeyo yasinya amasezerano nayo agateza ibindi bibazo umuntu mu kanama nkemurampaka kame mukasha akabaye ahantu hamwe ariho hasinyirwa cyangwa hafatirwa ibyemezo kuko ntabwo uruhande rwasinya muri komite nyobozi n'urwa board ngo rusinya mu by'ukuri ubundi ninde ufite uburenganzira bwo gutunga ibirango bya Rayon Sports no gusinya amasezerano muri Rayon Sports mu izina rya Rayon Sports wemewe na leta kuko usinya n'uwemewe na leta kuko nibwo impapuro zigira agaciro ko niwasinya ikintu kitemewe mu gihugu ukoreramo ngo kigira agaciro ninde Martin kugira ngo tumenye itangazo yasohoye ibya komite nyobozi yabarigishena yego umuryango association Rayon Sports ihagarariwe na Muvunyi Paul urwo ni rwo rwego rwonyine rwangaja ibikorwa ibyo ari byo byose amakontara y'igihe kirekire kubera yuko hari ibihe bitoya twasanze agomba kuba yasinywa n'uhagarara n'ubutegetsi bwa efe icyo nshaka kubabwira kuri ibyo bintu ntabwo ibiri gukorwa reka mbanze mvuge ku bya bodi ibyo bya bodi nta kibazo na kimwe biteye ibyo by'ayo masezerano abishyuza baba bishyuza imirimo bakoze kandi imirimo bakoze kuyishyura nta kibazo na kimwe mbibonamo ibyo ni abantu bashatse gukeya kugira ngo babihuze mbese bihinduka agatogo bituma abantu badatekereza neza ku kibazo dufite ikibazo dufite ni ikibazo kirebana n'ubuyobozi bwa club bamaze kubaninga ahantu hose biturutse ku makosa akorwa na Tadeyo twashakaga gukora bari bahamagaje iriya assemblée générale idasanzwe kugira ngo twigire mu ibyo bibazo byose hanyuma tubanze kwanza dushaka amafaranga ko ibihaye gukorerwamo na fundraising yo kugira ngo twishyure abakoci nibo batubangamiye n'umukinnyi Robertinho na Rosti twagombaga guteranyiriza n'amafaranga muri assemblée générale tugatanga n'impuza no kubareyo bumva ko hari icyavuye mu nama twaraye dukoze rero Tadeyo
ari uko ayobewe urwego ahagarariye nta nubwo anayobeye aho agarukira ibyo akora arabikora bishaka ahubwo ikibazo turi kwibaza ni ukubaza ngo ari harakorera nde ninde muntu cyangwa se n'uruhe nako nibaza ko ari imikorere ye n'abantu basanzwe bashaka gusabata imibereho ya Rayon Sport bari kumukoresha rero Tadeyo iyo umuntu atoranwa n'abantu batanu akaba asigaye wenyine icyo ni ikimenyetso kimwe cyonyine kikwereka ko uwo muntu adashobotse tugana ku yego tugana niba twaratowe turi inzego zitandukanye zigizwe n'abantu bagera kuri 16 uyu munsi wa none Tadeyo akaba ari we wenyine wigometse mu by'ukuri ibyo birasaba ubwenge Mate none dufasha nawe gusobanukirwa nk'umuntu ubaye muri Reyo igihe ko maze igihe rwose nkubona muri Reyo ibibazo nk'ibi njye sindi bukoresha ijambo uri gukoresha ryitwa kwigomeka ariko ibibazo nk'ibi byo kudahuza muri Rayon Sport byarabaye ku gihe cya Munyakazi Sadati murabizi n'amabaruwa menshi yagiye yandikwa muri icyo gihe nawe abantu bafite uko bamuklasa yaje gusenya Reyo n'ibindi nawe akandika ndimo baravuga ati abantu muri Rayon Sport hamwe na bamwe hari aho bakora ibintu yenda bitemewe n'amategeko bene ibyo byarongeye biba Jean Fidèle ajya kuvaho mukavuga ko yikubiye Rayon Sport bamwe muri mwe siwe mvuga ntiwimve nkaho ari wendi kubwira bamwe mu bantu muri Rayon Sport mvuge ko yebye navuze mbisubiramo oya utaza kuvuga ngo nakwibasiye oya ushobora kuba wenda wewe wari unamushyigikiye simbizi ariko nabwo urabizi ko harimo ibice by'abantu batemeraga Jean Fidèle bavuga ngo Jean Fidèle yikubiye Reyo yatwirukanye mu ikipe ntabwo yumva abantu ibintu nk'ibyo birongeye biragarutse ku bwa Tadeyo turavuga abayobozi batatu mu gihe kitarenze imyaka 5 bose bahura n'ikibazo cyo kuba bafite ibyo nakwita nk'uruhande rubarwanya ikibazo kigufi biterwa n'iki byakemuka gute yego yego ibyo nyine ukuri kubivuga abantu barabihuza kugira ngo bashobore koroshya ikibazo reka nguhere ku gihe Sadati yazaga yego muri ibi bikorwa by'umuntu mbere y'uko ngewe nagira uko mufata ibikorwa bye biba byivugira yego Sadati uwo mushinga wo gushaka gusenyera Rayon Sport atangiriye kuri Sadati ni continuity umaze guteza akavuyo wabonye kajemo no gufata ibaruwa akandikira umukuru w'igihugu twese dushinze sinzi abakorana n'imitwe igira gute sinzi n'abagira gute sinzi biriya byose ngira ngo iyo biza kuba ari byo biriya byaha yaturegaga byari ibyaha bikomeye twakabekuba twarafunzwe rero kuba bitarabaye ni ibintu bigaragaza ko ari ibintu umuntu yahimbye agamije guteza uwo mwiryane byari nakubwiraga rero na Tadeyo ashaka uyu munsi bamaze kubona yuko bimaze guteza umutekano mukeya hafatwa icyemezo batuzanira umuntu wo kutuyobora witwa Jean Fidèle nta kintu na kimwe mugaya kuko yaje afite amategeko agenderaho atari ay'abanyamuryango ba Rayon Sport yaje aje kwasira interim afite amategeko anyuze ku murongo nta muntu n'umwe yagishaga inama ayobora Rayon Sport ko yayiyoboye kuzageza igihe we ubwe yamunaniye ahitamo kubyihorera hanyuma inzego zari zaramaze gufata icyo cyemezo ziza gusanga hageze yuko zaduhamagara tukongera bakatugira inama bakadusubiza umuryango wacu wa Rayon Sport barawudusubiza mu by'ukuri icyahabaye ari nacyo cyonyine nshinja Muvunyi ni vetting yadukoreye inshuro 2 zikurikirana yadukoreye vetting atuzanira Sadati atureye ikibazo aho Sadati aviriyeho anyuramo iriya interim ya Jean Fidèle y'imyaka 4 Jean Fidèle akora ibyo ashoboye rwose nta umuntu w'umugabo nta kintu mfite nanjye namugaya hanyuma bamaze kuyidusubiza Muvunyi niwe waduhaye Tadeyo jewe ubwanjye ndababaza ngo uyu muntu muzanye ntabwo ari igihe cyo kuzana umuntu utazwi akwiriye kujyaho Meya Mudara
cyangwa Gacinya nibo bantu uyu munsi bari populaire muri Rayon Sport kugira ngo twongere dushobore gutera intambwe. Bandusha ijambo bashyiraho Tadeyo. Tadeyo yabaye kwihangana nk'intuza uribuka match twatsinze match zigeze kuri 20 kugira ngo twihuta cyane duhura duteranya amafaranga ibintu umwuka ari mwiza mwese mwarabirebaga. Yego. Byagiye guhagarara Yego. umuntu araduhinduka mu gitondo gutya araduhinduka ashyiraho imirongo y'ingenderwa. Ibyo abantu bakoresha bitwaza bya RGB. Reka nkubwire ko RGB ntibongere no kuyitwaza niba nakubeshye kuko ibintu byose byakozwe birahari. Martin mu rwego rwemewe mu gihugu ntabwo inzego zajya RGB itazemeye nanone Martin. Martin iminota yacu hari ibyo dusabye gukosora. Martin ndashaka kukubwira umushinga w'amategeko twayihaye hari ibyo dusabye gukosora. Yego Martin bikosorwa na association Rayon Sport ari yihagarariwe na board. Yego nagira ngo nkubwire ko iminota yacu yamaze kuturangirana ariko mu masegonda make nanjye ko aricyo nashakaga kuyamubaza mu masegonda. Reka mwese ni mubaze. Nanjye twese reka tujyana. Martin biroroshye cyane kubera ko kugira ngo ibi bintu abantu banabyumve neza RGB mu bintu yabasabye gukosora hari urwego yambuye ububasha n'ubwo yaruhaye cyangwa inzego zanyu yubashye ibyo Assemblée Générale yemeje inzego zanyu zikagumaho zikoperation zigakora nk'uko mwazitoye nibyo mwazitoreye none ikabasaba wenda ko muzabikosora à un certain moment mu gihe runaka. Nuvuga ngo icyo ndimo ndasobanura ikintu cyari kitarakorwa ni règlement de l'ordre intérieur imikoranire hagati y'inzego niyo yaburaga muri ayo mategeko. Nta rwego na rumwe RGB yigeze yanga uko ibyo bintu byakozwe niba mubyibuka. Hari umuyobozi wa RGB muri Assemblée Générale yarahari yarahibereye. Yego. Hari noteri. Ibyo bintu byakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko turabisinya turabyohereza. Yego. Zamaguye wumva ziri imbere n'inyuma ni ibintu bya Tadeyo we. None se Martin reka mubaza akabazo kamwe. Waretse nkamubaza igihugu ko mufite RGB ko ariyo yari ihari mutora kuvuga yuko urwego rwa board ari rwo rwemewe ari rwo ruyobora mwareze Tadeyo mukamukuraho ko mbona ahubwo ari ugaruka akaba ari ubakuraho ko muvuga ko Tadeyo atemewe ariko akaba ari ubakura mwamureze mu gihugu muri RGB mukamukuraho aho kubavangira ikipe kandi mwese. Rugaje rero mba nkubwire ibyo nibyo washakaga kumenya twaramureze. Twaramureze urabyumva. Yego. Ariko ntabwo ari twebwe tutegeka inzego ngo ko mudafata icyemezo. Ariko twaramureze nawe avuga ko yabareze ariko se Rugaje maze mbabwire namwe mutworohereze nk'abanyamakuru twabahaye umwanya rwose namwe muri reka maze mbabwire namwe mu bakere ya confusion mu bakunzi ba Sport no mu banyarwanda namwe murimo ko ni mwebwe mufite ijwi rigera hose. Jewe nabahaye ikintu kimwe cyoroshye kumva. Yego. Tuto abantu batoye 20. Uyu munsi umuntu umwe wenyine tutabeshye niyo twarananiranye umuntu umwe niwe ufite ukuri. Batajya reka kwibarize ikintu kimwe kugira ngo turagusezerere. Umuntu mushinja ko ari gushaka gusenya Rayon ninde kuva ku ngoma ya Sadate kugera uyu munsi? Mbanza nkubwire rero uko iyo dosiye iteye. Yimbiremo mu gihe kitarenze umunota rwose. N'umunota ntugera. Yego. Hari abantu b'ibisambo bitwa Claude Mushimire. Abantu bashyize ibifi imbere batagira indangagaciro n'imwe. Bakaba bari kumwe n'abandi bantu ABC by'uzabana bitwa baheto ngo bigeze kwirukanwa muri APR barafungwa bahora muri zamaguye. Ni agatsiko k'abantu b'amabandi. Ako gatsiko k'ayo mabandi niko kafashe Tadeyo baragenda birukana abantu bose bari bashinzwe kuyoborana. Uyu munsi nibo bayoboye ibikorwa byose bya Rayon Sport. Ibyo ntabwo ari ibintu bigoye umbabarire kuba ndakaye nkabivuga uko nagombaga kubivuga. Amagambo akomeye inzego zibishinzwe zarindiye ko zifata icyemezo. Yego. Niyo mpamvu twahagaritse iyi Assemblée Générale twasanga atari ngombwa kwirirwa tujya kurwana. Yego.
Rayon Sport nigera mu kwezi kwa mbere igafatirwa ibyo bihano ubwo tuzaba tubyemera kuko twabimenyesheje abatuyobora mu gihugu nibasanga icyo cyemezo aricyo gikwiye bizagende gutyo. Master, reka tugushimire cyane. Murakoze mwese. Urakoze cyane Master.